Ibihe byiza ku bantu mwese mukomeje kubana natwe aha kuri Hot News TV, kanizere ko aho muri hose mumeze neza cyane. Birumvikana ko rero tuba tuje muri wa mwanya w'amakuru tuba twateguye kugira ngo dukomeze kugenda tureba ibiba bikomeje kugenda bibera hirya no hino mu bice bitandukanye, ariko nyamuneka aya makuru nk'aya ngaya ntimukajye mwumva ko ari amakuru gusa, ahubwo mujye mwumva ko ari ya makuru tugomba kwigiramo ndetse atuma tunamenya ukuntu ibice bigiye biteye, ku buryo ushobora kujya mu gice runaka bitewe n'amakuru ugenda uhumva ukamenya uko uhitwara. Umushyashya nakore subscribe rero tujye tubasha kubana umunsi kundi, kandi mwibuke ko mushobora no kubana nanjye kuri ku Isimbi TV. Reka tunyarukire mu karere ka Musanze, aho harimo kuvugwa inkuru iteye agahinda. Birababaje cyane kujya gukiza bakakwica baguteye icyuma, my friend, biteye agahinda. Mu karere ka Musanze rero haravugwayo inkuru y'umugore ufite imyaka 45 waje kuba yakwica undi mugore mugenzi we amuteye icyuma mu ijosi, nyuma yuko uyu mugore ngo yabanje kurwana na musaza we. Mbese muri make ni umugore we wanguye muri kabarangwa inzoga arasinda nk'uko abaturage babitangaje. Arangije gusinda ngo atongana na musaza we, barashyamirana kugera aho barwanye. Barangije kurwana rero nta kindi ngo cyakurikiyeho. Undi mudamu yabonye barimo kurwana avuga ati reka njye kumva ibyo abavandimwe barimo gupfa, mbabwire yuko kuba ari abavandimwe bitakakwiye yuko barwana rwose. Hanyuma akihagera ibi byamubayeho gahuma munwa, aho kugira ngo bumve igitekerezo bazaniye cyo kuba yababuza kurwana, ahubwo uwo mugore warimo kurwana musaza we yahise amutera icyuma mu ijosi abarapfuye. Uyu mugore rero yisobanura avuga yuko yabikoze atabishaka, yishe uwo mugore atabishaka, ahubwo ngo yashakaga kuba yakwica uwo musaza we bari barimo kurwana. Biteye ubwo ibintu bisigaye bibera hirya no hino. Ibaze kugira ngo umuvandimwe wawe musaza wawe mukimbirane kugira aho murwanye, noneho ni munarwana ufata umwanzuro kuba wamutera icyuma ngo mwice. Biteye agahinda. Amategeko rero akavuga yuko uyu mugore nahamwa n'icyaha yakoze cy'ubwicanyi azakatirwa igihano cy'igifungo cya burundu. Iki cyaha yagikoze tariki ya 26 z'ukwa 10 2025, bibera mu mudugudu wa Gatorwa, akagari ka Cyabararika, umurenge wa Muhoza wo mu karere ka Musanze. Umurenge wa Muhoza nawo uberamo ibintu navuga yuko ari amabara kabisa. Ubwo rero nyamuneka reka soze mbabwira yuko dukwiye kujya twiga ubumuntu, twiga kubana n'abantu burya, aho kugira ngo ushyamirane n'umuntu kugera aho murwanye birutwa nuko umubano wanyu wahagarara, sivyo? Ibyo biba biruta kugira ngo mwicane kabisa. Ngaye nguko rero ikangane ku musozo mbashimira, kandi ni mbibutsa gukora subscribe ku batari bayikora, mugakora share kuri bagenzi banyu, mukajya mudusangiza amakuru yagiye abera iwanyu, kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi kundi ndetse tunamenye buri kimwe cyose cyagiye kibera hirya no hino. Ciao ciao.